kutwemerera kuboneka mu iteraniro ry'abera. Dushimye Imana kuko iminsi yayitambutse ni myinshi kuri twebwe, ariko ku Mana yo nta n'umunsi wari washira, nta n'amasaha yari yashira, nta n'amasegonda yari yashira, kubera ko byose Imana yibyemera yuko bibaho kandi nta kigikorera guhomba. Haleluya. Amen. Dushimye Imana rero kuko mwabonetse hano hantu muri amahoro, nanjye nkaba nabonetse. Yesu natugire neza. Amen. Rero uyu mwanya wa none aha ngaha ni umwanya w'umugisha, ni umwanya w'inyongezo, kuko hari benshi baba babigambiriye baranabiteguye neza ariko ntibikunde, kubera yuko twebwe dupanga nk'abana b'abantu ariko tutabanje kubaza Kristo. Se Kristo, ibyo ndi gutegura, imigambi ndi gupanga, nawe uyirimo? Ikiya kitugora twebwe rero abana b'abantu, twipangira ubwacu tutagishije inama Imana. Ntabwo tumenya utugenga, ntabwo tujya tubihereza agaciro. Yesu ariko ntadutabare kandi aturengere. Haleluya. Amen. Uyu munsi wa none, iyaba nabimenyaga nawe ukaba wabimenyaga, igifite agaciro muri uru rugendo, igifite agaciro muri iyi si, ko ari uyu mwuka duhumeka. Uyu mwuka niwo ufite agaciro, kuko uyu mubiri ni itaka, ni umukungugu. Mwe mu bacu yasize isengesho rikomeye cyane, aho twavuye, aho twaturutse, uko twaje. Ariko abagenzi muri ino minsi ntabwo turi kumenya yuko uyu mwuka duhumeka, uyu mwuka twatijwe, uyu mwuka w'ingwate ushobora kugera igihe ugahagarara, kandi nta nteguza. Umuntu ukodesha inyubako y'umuntu bamuhereza iminsi yo kwitegura iyo bagiye kumukuramo, ariko twebwe nta minsi twahawe yo kugira ngo twitegure ngo ejo cyangwa ejo bundi bwo tuzagira gute tuzakurwa mu mubiri. Ariko abantu benshi bari gutegura imishinga y'ibyo bazakora, nibategure imishinga y'uburyo bagiye gukorera mu Imana. Ntabwo bagenzi muri ino minsi bari gukora umushinga uburyo bagiye gukiranuka, ahubwo imishinga twibereyemo niy'uburyo tuzubaka, niy'uburyo tuzahinga, niy'uburyo tuzorora, niy'uburyo tuzagura amasambu n'ibindi bitandukanye. Ntabwo twigiye dutekereza ko uyu mwuka duhumeka tumenya yuko ari nk'uburabyo burabya mu kanya gato, mu kandi kanya bukaba bugize gute burahungutse. Haleluya. Amen. Uyu mwuka twahawe n'Imana dukwiriye kuwubungabunga mu gihe tukiriho. Mu gihe tuvuga bikemera, dukwiye gukorera Uwiteka mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Haleluya. Amen. Kubera yuko iki gihe turimo ni igihe kigoye, ni igihe kiruhije abagenzi, ni igihe abagenzi benshi bari mu nzira bajya mu rurembo rwera Yerusalemu, bajya aho dusiganirwa kugera, ariko bageze mu nzira bararambarara, bibagirwa intego y'urugendo. Yesu natugire neza. Ijambo Umwami Imana ari guhatira mu mutima wanjye muri ino minsi ni ijambo rifite umutwe uvuga ngo zirikana intego y'urugendo. Zirikana intego y'urugendo. Intego y'urugendo ujya guhaguruka, hari abantu bahagurutse nta ntego bafite. Barahaguruka nk'uko abantu bahagurukira mu makonseri, abantu bagahaguruka barebye urubyiruko bagenzi babo, barebye abasaza, barebye abakecuru, barebye abagabo bagenzi babo, uburyo bari mu guhimbaza, uburyo bari mu kugenda, uburyo bari mu gucuranga, baravuga ngo ariko natwe reka tumere nk'abariya.
biyambura umwambaro bari bariyambitse cyangwa barambitswe na Satani, biyambika uwa Kristo ariko atari Kristo ubambitse. Mpamvu mvuze ngo hari abantu biyambuye umwambaro wabo ku giti cyabo, hanyuma bakiyambika uwa Kristo atari Kristo uwo bambitse, nuko bamaze kugera mu rugendo, bamaze bahura n'intambara kubera ko batabanje kwiga uko urugendo, ibiba mu rugendo, hanyuma byose bakabivangavanga. Ni abaririmbyi, ni abanyamasengesho, ni ababwirizabutumwa bwiza, ni abakristo, ariko n'ibindi byaha baragenda babikora. Ubusinzi barabukora, ubusambanyi barabukora, ubujura bakabukora, ingeso mbi zose nibo zibarizwa. Ariko ngo ni abagenzi barajya mu rurembo rwa Yerusalemu, kubera yuko ntabwo ari Kristo wigize abambika umwambaro, ahubwo nibo bawiyambitse. Ntago babanje kubaririza inzira z'abakera. Yesu natugire neza ngo ariko dukwiriye kubanza tukabaririza inzira z'abakera, uko bagendaga, ibyiringiro bari bafite, ukwizera bari bafite. Twamara kumenya neza uko bagendaga, natwe tukagera ikirenge mu cyabo. Yesu natugire neza, kubera yuko twebwe njya nkunda kubwira abantu, nkababwira nti iki kivi turi gusubukura ntabwo ari twebwe twagitangiye, ahubwo turi gusubukura aho za ntwari zatubanjirije zasubikiye. Haleluya. Kandi bihamya n'imirimo yabo nibyo bigenda bitwongerera imbaraga muri uru rugendo. Haleluya. Ariko hari abantu ugenda ugasanga ibyo barimo batabizi, kubera ko baragenda bakebakeba, impande zose baragenda batoragura, ariko ntabwo ari igihe gutoragura mu mpande zose, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo tuyoborwe n'ijambo rya nyir'ijambo. Reka dusome urwandiko rw'Abaheburayo, ni igice cya 11, turasoma umurongo wa 13 na 14 na 15 na 16. Urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11, turasoma umurongo wa 13 tugere ku murongo wa 16. Twumva uko batubwira: abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha iyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Yesu natugire neza. Amen. Abo bose bapfuye, bagiye, basinziriye, batarahabwa ibyasezeranijwe. Haleluya. Amen. Iby'Imana yari yaragiye ibabwira byose, bamwe babwira yuko izabubakira ingo, abandi babwira yuko izabahereza amazu, abandi babwira ko izabahereza abana, abandi babwira ko izabahereza ibintu byinshi bitandukanye. Ariko bo kuko bari bafite kwizera, bahanze amaso gakondo irushaho kuba nziza, kuko babonaga isi bakabona isi nta cyiza na kimwe bayifuzagamo. Haleluya. Bakavuga ngo iyi si ni intambara zirimo, bakavuga ngo iyi si ni ibigeragezo birimo, ngo ari bo bakavuga ngo ariko ibiri kutubwira nta mumaro bidufitiye, icyo duhanze amaso ni gakondo irushaho kuba nziza. Yesu natugire neza. Amen. Zirikana intego y'urugendo. Izi ni intwari zatubanjirije, kandi duhora turirimba ngo turagera ikirenge mu cy'abatubanjirije. Aba batubanjirije bahuye n'intambara, bahura n'ibigeragezo, bahura no kwangwa, bahura no gutukwa, bahura no gusuzugurwa, bahura no kurengana, ariko barihangana. Ntago bigize bagushwa n'amasezerano. Iby'Imana yarababwiye ntawe ugize bagusha, ahubwo baravuga ngo ndashaka gukomeza gukiranuka no kwizera.
kugira ngo nzabashe kwimuka mu isi njye mu gihugu cyo mu ijuru aho batarira, njye mu gihugu cyo mu ijuru aho badapfusha, njye mu gihugu cyo mu ijuru aho batarwasa. Haleluya. Yesu natugire neza ngo aba bose iyo baba barakumbuye aho bavuye mu byo bari barasize, kuko Kristo ajya kubabwira yarabwiye ngo nimusige byose, musige imiryango, musige abavandimwe, musige inshuti, musige imirima yanyu, hanyuma muze munkurikire. Haleluya. Ariko muri no minsi abantu barahagurutse, bahagurukana n'imiryango yose, bahagurukana n'abaturanyi ngo runaka ngo aranyanga nanjye ngomba kumwanga, nta nubwo zanagerayo. Ariko Kristo nasomye ijambo rirambwira ngo irembo rijya mu bwami bwo mu ijuru riri ku irembo ry'umwanzi wawe ukeka ko ari umwanzi, kuko ijambo ry'Imana ririmbwira neza ngo ngwese nituguriza abo dukeka ko bazatuguzurira, abo dukeka ko bazatwishyura, ngo n'abapagani ko ariko babikora, ngo tuzaba tubaye bantu ki? Yesu natugire neza. Turasabwa gukiranuka ku gato no ku kanini, turasabwa kwizera nk'uko abatubanjirije bizeraga. Haleluya. Niyo mpamvu dusoma amateka yabo, niyo mpamvu dusoma ubuhamya bwabo. Haleluya. Turasaba kugira ngo tugire inkuru tuzasiga imusozi. Haleluya. Ubwo tuzaba duhamagaye muri wa munsi, ya saha tutazi, niba Kristo atinze kuvuza impanda muri rusange, ariko yavuza impanda ku giti cyawe ku giti cyawe. Ese wagenda uri muntu ki? Ese intego y'urugendo uko wahamagawe niko ukirwa cyari umwimerere mu gakiza? Ese intego y'urugendo uracyayifite? Yesu natugire neza. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira nti hari igihe abantu bakizwa batari bagera ku kigero cyo kubona amafaranga, ariko abantu twabona amafaranga tukaba aribwo dutangira gutukisha izina ry'Imana yacu. Kuba mu bisubizo bigatuma twimura Imana, tugatuma twimura intego y'urugendo, ariko ntabwo byari bidukwiye, ahubwo byabaye bidufasha kugira ngo turusheho kwamamaza amashimwe y'Imana y'uko hari aho twavuye n'aho tugeze. Ariko nibyo biri kudukoresha dusuzugura izina ry'Imana yacu, bikatujyana mu businzi, bikatujyana mu busambanyi, bikatujyana gukora imirimo iteye isoni. Ariko Kristo naza ntabwo azaceceka. Haleluya. Ntabwo azihangana, kuko Kristo ntabwo agira viziyo ngo abantu bahinduke, ngo abantu bihindure uko batari, ahubwo Kristo arashaka umwimerere w'uko yaguhamagaye ukiri. Yesu natugire neza. Turasabwa kuguma uko twahamagawe. Haleluya. Niba warahamagawe uri umunyamasengesho, wirinda ibyaha n'igisa nacyo, ubireke ubivemo. Ariko niba warongeye ugakumbura gusubira i Lodebari, ukongera gusubira muri Egiputa, umenye yuko nta ngororano y'abarindiriye cya gihugu cyiza uzabona. Haleluya. Ahubwo ingororano uzabona niyo gucirwaho iteka, kubera yuko wanze gutandukana n'ibidatunganye. Yesu natugire neza. Izi ntwari twasomye ngo iyo baba barakumbuye aho bavuye, iyo baba barakumbuye bwa businzi bavuyemo, baba barabusubiyemo, iyo baba barakumbuye bwa bujura bavuyemo, baba barabusubiyemo, iyo baba barakumbuye ya matiko, baba barasubiyemo. Ariko ntabwo bigize babikumbura, bari bafite intumbero nziza, kubera ko umuriro wa Mwuka Wera wari uri muri bo, wahoraga ubabwira ngo nimwihute cyane mugeraho musigarirwa kugera. Haleluya. Abagenzi muri no minsi twakabaye dusubira kuri rwa rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Uko ryajwi wajya kuryumva uryamye, uri kugenda, rikongera rikaguma muri wowe, ukavuga ngo ariko noneho ndacyarindiriye gutabarwa, haba none haba ejo, ariko gutabarwa kw'Imana kuri hafi. Haleluya. Ariko abantu b'Imana muri no minsi batinze ku masezerano. Abagenzi muri no minsi bari guhanga amaso kubifatika, ariko ibifatika nibyo gihe gitoya. Haleluya. Ahirwa
wiringiye Imana akamuberaho umutabazi, akamubera ubwihisho, niwe ugiye gucishwa mu kaga kari hano imbere. Haleluya. Nkunda kubwira abantu nkabwira ariko ibyuma byamaze kwivanga n'ibumba, kandi iyo ibyuma byamaze kwivanga n'ibumba, ibyo ni ibibazo bikomeye bizi isi, ni ibibazo bizi abagenzi nyabagenzi. Haleluya. Ni igihe umuntu wese arushaho gusobanukirwa ngo ese igihe turimo turi gusohoramo ndacyitwaramo. Utarafashe Yesu Kristo ngo umufate umukomeze, nawe umusabe ngo agukomeze, ntabwo uzacashwa hano imbere muri aka kaga. Ariko uwamaze gufata Kristo akamwiringira, akabona yuko imbaraga ze zibaye nkeya, hari abazambuka mbere. Haleluya. Hari abazambuka mbere ako kaga katari kasi. Ariko ndamutse nambutse cyangwa wowe ukaramuka wambutse, wakambukana iyihe mirimo? Ese niba nta mbaraga wifitiye wowe ubwawe, ukaba udasaba n'imbaraga Kristo, uri kugenda werekeza hehe? Haleluya. Kristo yaravuze ngo njyewe ndenda kujya kuri Data wantumye, mugume i Yerusalemu, mugume mu murwa, murindire muhuze umutima, hanyuma mbasohoreze isezerano. Iryo sezerano nzabahereza ni umufasha w'Umwuka Wera. Uwo mufasha w'Umwuka Wera niwe uzajya ubakomeza mu rugendo. Ariko abantu ntabwo bari gushaka Umwuka Wera, kandi Umwuka Wera ni umufasha twaherewe ubuntu, ni ingwate. Uwo Mwuka Wera niwe udukomeza muri uru rugendo, niwe ujya kwa Data akatwunihira. Haleluya. Ariko abagenzi muri ino minsi turashaka ibifatika. Iterambere ry'isi niryo turi guhirimbanira, ariko ntabwo ari byo bidukwiriye. Ibiduhirimbanye no kugira ngo turusheho gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Haleluya. Mureke dushake gukiranuka n'ubwami bw'Imana, ibindi byose tuzabyongererwa. Ariko abagenzi benshi muri ino minsi bari kurushaho gukumbura ibyo bavuyemo. Abacu baturirimbiye ngo bene isi ngo bayirimo ngo bishime, ngo ariko ngo ibyishimo byabo n'ibyabo mu isi nyine, ngo ariko ngo twebwe tubabajwe muri ino si, iwacu mu ijuru tuzabona umunezero. Haleluya. Nicyo bariya batubanjirije baravuga ngo ariko iwacu mu ijuru hariyo umunezero. Haleluya. Ngo iwacu mu ijuru hariyo amahoro, ibyo tutaboneye muri ino si tuzabibona tugeze iwacu. Bene Data bavandimwe, iki gihe turimo ni igihe kigoye kandi kiruhije abagenzi, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa, kandi niwe uzambikwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda bose, kandi bakitondera ijambo rye, bakihanganira imibabaro, bakemera kurenganwa, bakemera gutukwa. Ariko mwene Data muvandimwe, mu baturanyi bawe, mu baturanyi banjye, ese nta binshubije inyuma mu byaye naravuyemo? Turasabwa gukiranuka mu mpande zose, turasabwa kubera amaso y'umurimo twahawe. Haleluya. Amen. Iyi ni imbuzi y'umunsi yo kugira ngo twongere twitekerezeho, si uko muri uno mudugudu cyangwa muri kano kagari ari twebwe twamenyesheje ko tugomba guterana, si uko uyu munsi abantu bose bashobora kuba warwa, ariko kuba wagiriwe ubuntu bwo kuboneka aha ngaha, wongere ufata umwanzuro, ubwire Kristo ati noneho Data, uyu munsi ndagira ngo wongere umfate kandi unkomeze, kugira ngo uru rugendo ndusheho kongera gusobanukirwa neza, ngere ku ntego y'urugendo, kuko nongeye gutekereza ku batubanjirije, nongeye gutekereza uko ndi kwitwara muri ino minsi, kugira ngo tuzabashe kwambikana ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Amen. Erega aba bantu nabo twasomye bari abantu nkatwe, bari bafite umubiri nk'uwacu, bari bafite intambara nk'izacu, ariko
bafataga igihugu barimwo bakareba abo baturanye, bakareba ibyo bacishwamo, babigereranya n'ikindi gihugu, babigereranya n'ubundi bwiza, bagafata umwanzuro bakavuga ngo ariko ibyangerageza byose, ibyansuzugura byose byansunikira kuri Kristo. Haleluya. Amen. Wanseka nsuzuguye byansunikira kuri Kristo Yesu. Haleluya. Ariko rero abo ni ababa bafite intego nziza, ni abamaze gusogongera kuri Kristo, bakumva neza yuko amagambo ye ariyo bugingo, bakamenya neza yuko ibyo avuga ari iby'ukuri, nibo bategerezwa n'ibigeragezo. Haleluya. Ariko muri ino minsi abantu barasitara naho gatoya, bakavuga ngo reka mbe ndambitse hasi biriya by'agakiza, hanyuma mbanze turangizanye, ubundi agakiza nzagatoragura undi munsi. Ntabwo ari uko bimeze. Ijambo ryarambwiye ngo iyaba nyir'urugo yamenye igihe umujura azamwibira, ngo yakabaye maso akarinda iby'ubutunzi bye ntibyibwe. Icyo gihe rero utekereza kuvuga ngo ngiye kubanza gukora ibyaha, niba wamenyaga neza yuko icyo gihe hari igihe impanda yawe ishobora kuba yavuga, ese wajya hehe? Yohana ibice 4 umurongo wa 20 baratubwira ngo ariko ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri, basenga data mu kuri n'umwuka, bene bashaka ko bamusenga. Haleluya. Amen. Bene data bavandimwe bagenzi, tujya mu gihugu dusiganirwa kugeramo, turasabwa gusengera data mu kuri no mu mwuka. Nitudasengera mu kuri no mu mwuka, tuzamera nk'abandi bose. Tuziyambura umwambaro w'agakiza, tuziyambura umwambaro wo gukiranuka, tuziyambura umwambaro wo kwizera, tumere nk'abandi bose, duhinduke ibishungererwa nk'uko abandi bahindutse ibishungererwa. Hari abaririmbyi benshi bari mu bihanamanga, bari mu kuzerera mu mpande zitandukanye babivuyemo. Hari ababwiriza ubutumwa benshi bamaze kubivamo. Hari abanyamasengesho, abanyempano benshi bamaze kubivamo. Ariko muye tugere kubabwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Amen. Yesu Kristo niyo kintu yadusigarije, kandi cyatumye akarengane kagera mu isi yose, cyatumye akarengane kagera i Yerusalemu. Intumwa mu gihe zari zimaze kwiyuzurira umwuka wera, zigumira mu murwa, zumva ibintu byose ari uburyohe, zumva zimerewe neza, zigishanya, zikumva rwose zirafashijwe. Ariko akarengane kamaze kuza, nibwo byari mu nyungu ya Kristo. Haleluya. Kugira ngo zose zigende zizenguruka impande zose, zitatane, zigere zibwiriza ubutumwa bwiza. Bene data bavandimwe, hari abantu bashobora kuvuga ngo kubwiriza ubutumwa ngo ni ibya mwarimu, ngo ni ibya runaka. Ntabwo ariko bimeze. Mu mpande zose abo uhura nabo jya ubabwira ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Haleluya. Babwire neza, ubabwire ngo abantu bave mu bidatunganye, bakore ibyo gukiranuka no gutungana. Haleluya. Kubera ko ryo twashigarijwe, tubwiriza ubutumwa bwiza, abemera bakihana, tubabatize mu izina rya Data twese riwe mwuka we. Haleluya. Yesu aravuga ati nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa, ngo butari bwira, ngo kuko iyo umaze kwira, ngo ni igihe umuntu atakibasha gukora. Rero mu mbaraga ufite, bwira abantu, wabwize ukuri, wabwire ko Kristo ari umwami, wabwire ko Kristo kandi yenda kuza gucyura itorero, kandi azaba aje guhana no guhemba abamukoreye neza, azabagororera ingororano nziza. Haleluya. Kandi ingororano z'abihanganye, ingororano z'abakijijwe, ingororano z'abakiranutsi zirahari. Haleluya. Ubwo azaza azaduhemba. Haleluya. Ingororano z'abihanganye zirahari. Hahirwa rero uwihangana muri iyi minsi turimo, ndetse n'iminsi ugiye gusohoramo. Yesu natugire neza. Aba ngo bari bafite guhanga amaso ngo gakondo irushaho kuba nziza. Bari bahanze amaso cya gihugu bari barasezeranijwe, bari bahanze amaso
bwa bwami bwo mu ijuru, bwa bwami butazahanguka. Ese wowe mugenzi wanjye uhanze amaso kuki? Ese uracyasiganirwa kugera aho utegekwa? Ese uracyasiganirwa kwakira ibyo Kristo aduteganirije? Reba neza ibyangombwa by'urugendo. Hari abantu Imana yari yarahaye impamba y'urugendo, maze kubahereza impamba y'urugendo izabatunga mu nzira, ariko bariyicariye bayirira mu nzira batari gukora. Kandi impamba yagombaga kugutunga, ya masezerano Imana yakubwiye ngo nunkorera nzakugirira gutya, nunkorera nzakugirira gutya, ariko wariyicariye. Ongera utekereze intego y'urugendo. Ujya guhaguruka utekereze neza umwanzuro wari wafashe. Ujya kubatizwa ibyo wasezeranye. Ese izo nshingano zose uracyazigenderamo? Kristo naza ntabwo azaceceka. Abamarayika bazavuza impanda mu birere bine byose. Uzaba akiriho n'uzaba yarasinziriye, bose bazumva impanda. Haleluya. Amen. Kandi twese tuzitaba uzaba duhamagaye, ntawe uzamunirira. Ariko turacyafite amahirwe yo kongera tugasubukura ibyo twari twasezeranye na Kristo. Haleluya. Hari amasezerano twasezeranye na Kristo, twiyemeza twebwe ubwacu ko tugiye kumukorera, tugiye kumuvugira mu mpande enye z'isi. Haleluya. Ariko se wowe ko wibutse amasezerano Kristo yagusezeranije, wowe ibyo wamusezeranije warabikoze? Iby'Imana birya abarambije, abarambiwe bagiye. Haleluya. Turasaba kugira ngo twongere dutekereze intego z'urugendo. Kuba warahamagaye, waragiriwe ubuntu bwo guhamagarwa, ukava muri iriya miryango itandukanye, ukarindirwa muri iki gihugu, ukarindirwa muri uyu murimo. Si uko warushije andi moko gukiranuka, ahubwo ni ukugira ngo dutunganye ibisigaye bidatunganye, ni ukugira ngo tugorore inzira ze, ni ukugira ngo tubwirize kugaruka kwa Kristo Yesu. Haleluya. Amen. Icyampa buri muntu wese akongera agatekereza ku ntego y'urugendo uko yahagurutse. Wamara gutekereza uko wahagurutse, ukongera ukareba neza, se noneho uko nahagurutse niko nkiri? Ese ndacyafata icyitegererezo ku batubanjirije? Ese ijambo rya Kristo Yesu niryo rikinyobora? Ese ntabwo nawe narageze mu nzira nkongera nkasubira inyuma? Yesu natubwire neza. Nusanga hari uburyo waba warakebakebye ugasubira inyuma, uhaguruke twisengera Imana, kuko ikidukwiye nuko twari dusubire ku rufatiro. Urufatiro rukwiriye ni Yesu Kristo. Haleluya. Kandi Yesu Kristo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Haleluya. Rero ushaka kuyoborwa na Kristo, ushaka kuyoborwa n'ijambo ryiwe, niyemere amwumvire kandi agere ikirenge muke, yemere gucishwa mu mibabaro, yemere gucishwa mu bigeragezo, yemere gusuzugurwa ariko akomeza akiranuke. Haleluya. Niba hari uwumva twasengana Imana, yahaguruka mwarimu akadufasha gusenga. Kandi nabwo yaba ntawe uhari, twebwe dushima Imana tuvuga ngo Mana turagushimiye kuko abantu bawe, itorero ryawe ryamaze kumera nk'ibyasukwa ku gicaniro, icyo barindiriye ari ukwambikwa ikamba ry'ubugingo. Yesu natubwire neza. Mwarimu yadusengera Imana muri aka kanya kugira ngo Uwiteka akomeze kwambika imbaraga buri muntu wese, kandi buri muntu wese
arusheho guhirimbanira gukosora ibyamuciraga urubanza, ibyamutandukanyaga na Kristo, kugira ngo noneho afate umwanzuro avuye ngo ariko Mana ndongeye ndagarutse, ngiye kugukorera, haba ku manywa, haba nijoro, haba mu mvura, haba ku zuba, kuko nibyo Kristo aduteganyirije. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Mana data twese uri mu ijuru, Mana aremye ijuru n'isi, turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye amagambo yawe meza, waravuze ko tuzatwicariza ubusa. Turagushimiye ko uyu munsi waruteguriye amagambo akomeye nk'aya ngaya, amagambo yongera kwibutsa imitima y'ubwoko bwawe. Mana Imana ishobora byose, yuko dukwiye kugukorera, yuko dukwiye twera imbuto, Yesu tukibuka inzira za kera, uko twahamagawe, uko umuntu wese yitavye nuko yabisezeranye, bigiye amasezerano, ariko dusanze tutaratunganye. Izo mpamvu ubwoko bwawe baciye bugufi imitima yabo, kugira ngo wongere kubagirira neza, wongere ubabare ubwoko bwawe. Mwami wacu Yesu Kristo, Mana data twese uri mu ijuru, turasenza aya masaha kugira ngo Uwiteka ugiye kutujya neza, turebane amaso y'imbabazi, tubarere gucyanirwa kwacu kose, kuko ijambo ratubwira ngo umwana w'umuntu yerebye aracumura, ndetse avuga akajya kure yawe. Izo mpamvu duciye bugufi rero, kugira ngo ugiye kutubabarira, wongere Uwiteka nyir'ingabo, amaraso yavuye ku musaraba mwana wa Yesu Kristo yongere kose imitima yacu, yongere kudutunganya rwose. Urakoze kuzemeye, urakoze kudahinduka, urakoze ko duteguriye amagambo kuri uyu munsi. Mwami Imana ishobora byose, birashoboka ko amagambo yabagize amatwi yacu uyu munsi wa none yenda atazagarukamo, kuko ijambo ryatubwira ngo tujye twitegura umunsi, tudatekereza gusa iby'ejo, ahubwo dutekereza uyu munsi. Izo mpamvu ubwoko bwawe n'abaciye bugufi, kugira ngo uyu munsi ubababarire, kugira ngo uyu munsi ubagiye neza, kandi uberetse gusubira ku rufatiro. Urakoze cyane Mwungeri mwiza, urakoze kuko umukozi wanyuze mu magambo yawe, sinajyabashe gushima no guhabwa icyubahiro. Ushobora gukomeza kumugira neza, mwambike imbaraga, kandi mu minsi yose gukumvira, natwe kumvira ijambo ryawe, kuko ijambo tuvuga ngo twumve ntabwo twagirwaho n'urubanza. Urakoze Mwungeri mwiza, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.